Abaheburayo igice cya mbere dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo icyubahiro Yesu arusha abamarayika. Kera Imana yavuganiye na ba sokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza kwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'ikomeye cyane yo mu ijuru. Amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nk'uko izina rye yarazwe riruta ayabo. Mbese ninde wo mu bamarayika Imana yigeze kubwira iti uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye? Cyangwa ngo ivuge iti nzaba se, nawe azaba umwana wanjye? Kandi ubwo izongera kuzana imfura yayo mu isi, izavuga iti abamarayika b'Imana bose bamuramye. Iby'abamarayika yarabivuze iti ihindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti intebe yawe Mana ni iy'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ari yo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima, ikakurutisha bagenzi bawe. Yongera kuvuga iby'umwana wayo iti Uwiteka mbere na mbere ni wowe washyizeho urufatiro rw'isi, n'ijuru naryo ni umurimo w'intoki zawe. Ibyo bizashiraho, ariko wowe ho uzahoraho. Ibyo byose bizasaza nk'umwenda, kandi uzabizinga nk'umwitero, bihindurwe ukundi. Ariko wowe ho uri uwo wahoze, imyaka y'ubugingo bwawe ntizagira iherezo. Ariko ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti icara iburyo bwanjye, ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe? Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera, itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza? Abaheburayo ibice bibiri dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo kutirengagiza kwita ku gakiza gakomeye. Nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo, kabanje kuvugwa n'Umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise? Imana ifatanije nabo guhamya, ihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'Umwuka Wera zagabwe nk'uko yabishatse. Umurongo wa gatanu, umutwe w'amagambo aravuga ngo icyubahiro Imana yahaye abantu kurusha abamarayika. Abamarayika si bo Imana yahaye gutwara isi izabaho iyo tuvuga, ahubwo hariho aho umuntu yigeze guhamya ati umuntu ni iki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umwitaho? Wamuremye umucishije bugufi, aba hasi y'abamarayika ho hato. Wamwambitse ubwiza n'icyubahiro n'ikamba, wamuhaye gutegeka imirimo y'intoki zawe. Umuha gutwara ibintu byose, ubishyira munsi y'ibirenge bye. Ubwo Imana yamuhaye gutwara ibintu byose, ntacyo yasize itakimuhayeho urutabe. Nyamara kugeza ubu ntiturabona ibintu byose bitwarwa nawe, ahubwo tubona Yesu wacishijwe
bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato, tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongerere abantu bose urupfu, kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremewe ikabibeshaho iyobora abana benshi mu bwiza, itunganishije rwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe, nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se ati, nzabwira bene data izina ryanjye, nkuririmbire ishimwe hagati y'iteraniro. Kandi ati, nzaba ariyo niringiye. Kandi ati, dore ndi hano njyewe n'abana Imana yampaye. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abone uko abatura abohoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo bose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye keretse urubyaro rwa Aburahamu, nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe impongano y'ibyaha by'abantu. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Abaheburayo ibice 3 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo uko Kristo aruta Mose imbuzi zo kutumvira no kutizera. Nicyo gituma bene data bera, mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, mukwiriye gutekereza Yesu ari we ntumwa y'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura, ukiranukira iyamutoranije nk'uko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose. Kuko Yesu yatekerejwe ko akwiriye guhabwa icyubahiro kirusha icya Mose, nk'uko icyubahiro cy'umwubatsi kiruta icy'inzu. Kuko amazu yose agira uyubaka, ariko Imana niyo yubatse ibintu byose. Kandi koko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose nk'umugaragu, kugira ngo abe umugabo wo guhamya ibyajyaga kuvugwa hanyuma. Ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo ni twe, niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana, ngo bikomere kugeza ku mperuka. Nuko rero nk'uko Umwuka Wera avuga ati, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, ntimwinangire imitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza ku munsi wo kugerageza mu butayu, aho ba sekuruza banyu bangeragereje bantata, bakabona imirimo yanjye imyaka 40. Nicyo cyatumye ngirira umujinya ab'icyo gihe, nkavuga nti imitima yabo ihora iyoba, kandi ntibarakamenya inzira zanjye. Nuko ndahirana umujinya wanjye nti, ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko bene data mwirinda hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera, umutera kwimura Imana ihoraho. Ahubwo muhugurane iminsi yose, bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Kuko twahindutse abafatanije Kristo, niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye, ngo bikomere kugeza ku mperuka. Nk'uko bivugwa ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo, ntimwinangire imitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Mbese ni bande bumvise bakayirakaza? Si abavuye muri Egiputa bose bashorewe na Mose? Kandi ni bande yagiriraga umujinya imyaka 40? Si abacumuye bakagwa, intumbi zabo zigahera mu butayu?
Ni bande yarahiriye ko batazinjira mu buruhukiro bwayo? Si abatayumviye, kandi tubona ko batashoboye kwinjiramo kuko batizeye. Abaheburayo ibice 4 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nkaho atayishyikira. Kuko natwe twabwiwe ubutumwa bwiza nka babandi, nyamara ijambo bumvise ntiryabagiriye umumaro kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera. Naho twebwe ubwo twizeye ntitwinjira muri ubwo buruhukiro. Ubwo yavuze iti, narahiranye umujinya wanjye nti, ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa karindwi iti, Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa karindwi. Kandi nanone ngo ntiza binjiza mu buruhukiro bwanjye. Kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, babandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira. Imana yongera gutoranya umunsi ari w'uyu munsi, ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo, uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Iyo Yosuwa abaruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe aba aruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Nuko tugire umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro, kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije icyitegererezo cya babandi cyo kutumvira. Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo z'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Umurongo wa 14 umutwe w'amagambo uravuga ngo, Kristo ni umutambyi mukuru uruta abatambyi bakuru bo mu isezerano rya kera. Nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Abaheburayo ibice 5 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutambyi mukuru wese iyo atoranijwe mu bantu, ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu, kugira ngo ature amaturo, atambe n'ibitambo by'ibyaha. Kandi abashaka kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko nawe agoswe n'intege nke. Ndetse nicyo gituma akwiriye no kwitambirira ibyo byaha nk'uko abitambirira abandi. Ntawiha icyo cyubahiro, ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Niko na Kristo atihimbarishije kwigira umutambyi mukuru, ahubwo yabihawe n'iyamubwiye iti, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Kandi nk'uko yavuze n'ahandi iti, uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki, Yesu akiri mu mubiri, amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu ataka cyane arira,
yumviswe kubwo kubaha kwe. Nyamara nubwo ari umwana w'Imana, yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye. Kandi amaze gutunganywa rwose, abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Imana ubwayo imwise umutambyi mukuru wo mu buryo bwa Melikisedeki. Tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa, kuko mwabaye ibihuri. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha ubu, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe ibyishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana. Kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye. Kuko unywa amata aba ataraca akenge mu bw'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Abaheburayo ibice 6, dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abaheburayo bihanangirizwa gukuza amajyambere. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, two kongera gushyiraho urufatiro ubwa kabiri, ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. Icyakora Imana nibikunda tuzabikora, kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku Mwuka Wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakagwa bakavamo. Ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Kuko dore iyo ubutaka bwanyoye imvura yabuguyeho kenshi, bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa, buhabwa n'Imana umugisha. Ariko niba bumeramo amahwa n'ibitovu, buba buhinyutse bugeze hafi yo kuvumwa, kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa. Ariko bakundwa, nubwo tuvuze dutyo, twiringiye tudashidikanya yuko ibyanyu birusha ibyo kuba byiza, nuko bizazana agakiza. Kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera, nanone mukaba mukibakorera. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka, kugira ngo mutaba abanebwe, ahubwo mugere ikirenge mu cy'abaragwa amasezerano, babiheshejwe no kwizera no kwihangana. Ubwo Imana yasezeraniraga Aburahamu, kuko ari ntawe yajyaga kurahira uyiruta ubwayo, nicyo cyatumye yirahira ubwayo iti, ni ukuri noguha umugisha nzaguha umugisha, kandi no kugwiza nzakugwiza. Uko niko byabaye, kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyo yasezeranijwe. Abantu barahira ubaruta, no mu mpaka zabo zose indahiro nizo izirangiza, kuko iba ikomeje amagambo. Nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro, kugira ngo ibintu bibiri bidahinduka ibyo Imana itabasha kubeshyiramo, biduheshe ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyizwe imbere yacu. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsikamutima gikomeye kandi gishikamye, cyinjira hirya y'umwenda ukingiriza hera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije, amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki.
Abaheburayo ibice 7 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubutambyi bwa Melikisedeki busura ubwa Kristo butazakuka. Melikisedeki uwo wari umwami w'i Salemu n'umutambyi w'Imana isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami amuha umugisha. Ni nawe Aburahamu yahaye 1/10 cya byose. Ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Ntagira se, ntagira nyina, ntagira ba sekuruza, kandi ntafite itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ariko ubwo ashushanywa n'umwana w'Imana ahora ari umutambyi iteka ryose. Kuko mutekereze namwe uburyo uwo muntu yari akomeye, byatumye ndetse Aburahamu sogokuruza mukuru amuha 1/10 cy'iminyago y'inyamibwa. Kandi abana ba Lewi ari bo bahabwa ubutambyi bafite itegeko ryo gukoresha abantu 1/10, nibo bene wabo, nubwo abo bakomotse kuri kirya rwa Aburahamu. Ariko dore wa wundi ukomotse mu muryango wabo yakoresheje Aburahamu 1/10, kandi aha umugisha nyiri byasezeranijwe. Nta wahakana ko uworoheje ahabwa umugisha n'ukomeye. Kandi muri twe abantu bapfa nibo bahabwa 1/10, naho icyo gihe cyahawe uhamywa ko ahoraho. Ndetse byabasha kuvugwa yuko Lewi ahabwa 1/10 nawe ubwo yagikoreshejwe ku bwa Aburahamu, kuko yari akiri mu rukiryi rwa sekuruza ubwo Melikisedeki yamusanganiraga. Nuko niba gutunganywa rwose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bwa Lewi, kuko mu gihe cyabwo ariho abantu baherewe amategeko, ni iki cyatumye bigikwiriye ko undi mutambyi aboneka wo mu buryo bwa Melikisedeki utavugwaho ko ari mu buryo bwa Aroni? Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka, kuko uwavuzweho ibyo ari wo mu wundi muryango utigeze gukomokwaho n'uwakoze umurimo wo mu gicaniro. Kandi bigaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi. Ndetse birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uhwanye na Melikisedeki, utatoranijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu, ahubwo wabuheshejwe n'uko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo, kuko ahamywa ko ari umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho ku bw'intege nke zaryo n'umumaro muke, kuko amategeko atagira icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biyaruta biduhesha kwegera Imana. Kandi ubwo bitabaye ari ntandahiro, dore Abalewi bahawe ubutambyi ari ntandahiro, nyamara iyabubahaye uwo yararahiye imubwira iti Uwiteka ararahiye kandi ntazivuguruza ati uri umutambyi iteka ryose. Nicyo gituma abashaka kugizwa rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo, wera, utagira uburiganya, utandura, watandukanijwe n'abanyabyaha, kandi washyizwe hejuru y'amajuru, utagomba iminsi yose nka ba batambyi bakuru bandi kubanza kwitambirira ibitambo by'ibyaha bye ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambira abandi, kuko ibyo yabikoze rimwe. Amategeko ashyiriraho abanyantege nke kuba ari bo baba abatambyi bakuru, naho ijambo rya yandahiro ryaje nyuma y'amategeko rishyirwaho umwana w'Imana watunganijwe rwose kugeza itegeko ryose. Abaheburayo ibice 8 dusome dore ku murongo wa mbere.
Umutwe w'amagambo uravuga ngo iby'ubutambyi bukuru bwa Kristo n'iby'isezerano rishya. Mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki: dufite umutambyi mukuru umeze atyo, wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru, ukorera ahera ho mu ihema ry'ukuri, iryo abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'Umwami Imana. Ubwo umutambyi wese ashyirirwaho umurimo wo gutura amaturo no gutamba ibitambo, nicyo gituma na wa wundi nawe akwiriye kugira icyo atura. Iyaba yari mu isi ntaba abona uko aba umutambyi, kuko hasanzwe abandi batambyi batura amaturo nk'uko bitegetswe n'amategeko. Kandi umurimo abo bakora ni igishushanyo n'igicucu cy'ibyo mu ijuru, nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo, gira umwete wo gukorera byose ukurikije icyitegererezo werekewe kuri wa musozi. Ariko none umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza, kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo, kuko ryakomejwe n'amasezerano aruta ayabo. Iyo rya sezerano rya mbere ryinonosora, ntihajyaga kuba hakwiye gushakwa irindi, kuko yavuze igabanya iti, dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ahubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kuko batagumye mu isezerano ryanjye, nanjye simbiteho, niko Uwiteka avuga. Kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi, niko Uwiteka avuga, nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, cyangwa ngo yigishe mwene se ati, menya Uwiteka, uko bose bazamenya, uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye uruta abandi. Kuko nzababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Ubwo Uwiteka yavuze ati, isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru, kiba cyenda gushira. Abaheburayo ibice 9, dusome duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibitambo byo mu isezerano rya mbere ntibyari bihagije. Isezerano rya mbere naryo ryari rifite imihango y'ubutambyi, rifite n'ahera h'iyi si, kuko hariho ihema ribanzirizwamo, ryarimo igitereko cy'amatabaza n'ameza n'imitsima iyateretseho imbere y'Imana, rikitwa ahera. Kandi hirya y'inyegamo y'umwenda wa kabiri ukinzwe hariho ihema hitwa ahera cyane. Aho harimo icyotero cyacuzwe mu izahabu n'isanduku y'isezerano yayagirijweho izahabu impande zose, irimo urwabya rw'izahabu rurimo manu, irimo na ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo na bya bisate by'amabuye. Hejuru yayo hariho abakerubi b'icyubahiro bateye igicucu intebe y'imbabazi, ariko ibyo ntitwakwirirwa tubirondora nonaha. Icyakora ibyo bimaze kwitegurwa bityo, abatambyi binjiraga iminsi yose mu ihema ribanzirizwamo, kugira ngo basohoze imirimo yabo. Ariko mu rya kabiri ryo hakinjiramo umutambyi mukuru wenyine rimwe gusa uko umwaka utashye, ariko ntiyinjiragamo atazanye amaraso yo kwiturira no guturira ibyaha abantu batakoze nkana. Nuko rero icyo Umwuka Wera atumenyesha ni uko inzira ijya ahera cyane yari itererekanwa ihema rya mbere rikiriho, ari ryo ryashushanyaga iby'iki gihe cya none, ubwo abakurikiza amategeko yaryo batura amaturo bagatamba ibituro
bitakibasha gutunganya rwose umutima w'ibitura. Kuko ibyo hamwe n'ibibwiriza iby'ibyo kurya no kunywa no kwiyiriza no kujabika by'uburyo bwinshi ari amategeko yo mu buryo bw'abantu gusa, yategetswe kugeza ku gihe cyo gutunganywa. Ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirusha rya rindi gukomera no gutungana rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari ibyo mu byaremwe ibi, kandi ntiyinjijwe ahera cyane n'amaraso y'ihene cyangwa ay'ibimasa, ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye, amaze kutubonera gucungurwa kw'iteka. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza, iyo biminjiriwe ku bahumanye ko byeza umubiri ugahumana, nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayizaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Kubw'ibyo nicyo gituma aba umuhuza w'isezerano rishya, kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe ubwo habayeho uwapfiriye gucungura abacumuye bagitegekwa n'isezerano rya mbere. Iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranije yapfuye. Isezerano ryo kuraga risohozwa n'urupfu rwa nyirarwo rwonyine, kuko ritagira icyo rimara rwose uwarisezeranije akiriho. Nicyo gituma isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso y'ibimasa n'ay'ihene n'amazi n'ubwoya bw'intama bwazigishirijwe n'inzigo itukura, yenda n'urubingo, nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose. Arababwira ati, aya niyo maraso y'isezerano Imana yategekeye. Nuko ihema n'ibintu byose barikoreshagamo nabyo abiminjagiraho amaraso, kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Umurongo wa 23 umutwe w'amagambo aravuga ngo igitambo cya Kristo cyabayeho rimwe gusa. Nuko rero byari bikwiriye ko ibishushanyo by'ibyo mu ijuru byezwa muri bene ubwo buryo, naho ibyo mu ijuru ubwabyo bikezwa n'ibitambo biruta ibyo. Kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho, kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Kandi ntiyinjiriyemo kwitamba kenshi nk'uko umutambyi mukuru yinjira ahera cyane, kuko umwaka utashye afite amaraso atari aye. Kuko iyo biba bityo, aba yari akwiriye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi, ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe, kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaba urubanza, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri, atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekerera abamutegereza kubazanira agakiza. Abaheburayo ibice 10 dusome duhere ku murongo wa mbere. Ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye. Iyo abibasha, ntibaba bararorereye kubitamba, kuko abasenga baba barejejwe rwose, ntibabe bakimenyaho ibyaha, ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. Erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha.
nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse, ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ntiwishimire ibitambo byokeje cyangwa ibitambo by'ibyaha. Mperako ndavuga nti, dore ndaje Mana, mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri njye, nzanywe no gukora ibyo ushaka. Amaze kuvuga ibyo, ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabishimye, ari byo bitambwa nk'uko amategeko yategetse. Aherako aravuga ati, dore nzanywe no gukora ibyo ushaka, akuriraho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye tweza, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we, atamba kenshi ibitambo bidahinduka, bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha. Ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha, yicara iburyo bw'Imana. Ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye, kuko abezwa yabatunganirije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. Kandi n'Umwuka Wera ni we mugabo wo kuduhamiriza ibyo, amaze kuvuga ati, iri ni ryo sezerano nzasezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni uko Uwiteka avuga, nzashira amategeko yanjye mu mitima yabo, kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika. Arongera ati, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. Noneho rero ubwo ibyo byababariwe, ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Umurongo wa 19, umutwe w'amagambo aravuga ngo, kwihanangirizwa kumaramaza mu byo kwizera isezerano rishya. Nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we. Kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranije ari uwo kwizera. Kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza, twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera, mube ariko murushaho kugenza mutyo. Niba dukora ibyaha nkana, tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha, kiretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka, no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atababarirwaga, ahubwo bakamwica abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje. Nkanswe ukandagiye umwana w'Imana, agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemura umwuka utanga ubuntu. Ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi? Kuko tuzi uwavuze ati, guhora n'ukwanjye, ni njye uzitura, kandi ni Uwiteka uzacira urubanza ubwoko bwe. Erega biteye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho. Ariko mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi mumaze kuvirwa n'umucyo. Ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo. Kuko mwababaranaga n'imbohe, mukemera munezerewe
kunyagwa ibintu byanyu. Mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. Nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu mufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntazatinda. Ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, nyamara nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Kuko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Abaheburayo ibice 11 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kwizera icyo ari cyo, ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahanywa neza ni uko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanesheje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyo byasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uwo Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze, kuko yatekereje ko iyasezeranije ari yo kwizerwa. Ni nacyo cyatumye umuntu umwe, kandi uwo yari ameze nk'intumbi, akomokaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru, kuba benshi kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja utabarika. Abo bose bapfuye bakizera, batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, ahubwo bakavuga ko ari abashyitsi n'abakiri mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranije yari agiye gutamba umwana we w'ikinege. Uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzatwitirirwa, kuko yabwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye. Nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Kwizera niko kwatumye Isaka ahesha Yakobo na Esawu imigisha y'ibizaba. Kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yari agiye gupfa ahesha imigisha abana ba Yozefu bombi,
agasenga yishingikirije ku ipfundo ry'inkoni ye. Kwizera niko kwatumye Yozefu ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kw'Abisirayeli agategeka iby'amagufwa ye. Kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ako kana ko ari keza ntibatinye itegeko ry'umwami. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kurama umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ibyo Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'umwami, kuko yihanganye nk'ureba itaboneka. Kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso, kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. Kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca mu musozi, Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'i Yeriko ziriduka bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Kwizera niko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Mbese mvuge kindi ki? Igihe cyandenganye mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki n'ibya Samusoni n'ibya Yefuta n'ibya Dawidi n'ibya Samweli n'iby'abahanuzi baheshejwe no kwizera gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke, bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abamahanga. Abagore bahabwa abo bapfushirije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa, kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza, kandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko ndetse no kubohwa no gushirwa mu nzu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, bagakerezwa interezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene banyazwe byose, bakababazwa bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamywa neza nibwo kwizera kwabo, nyamara ntibahabwa ibyasezeranijwe, kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo abo badatunganya rwose tutari kumwe. Abaheburayo ibice 12 dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyitegererezo cya Kristo. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwiziringaho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye. Dutumbire Yesu wenyine ari we banze ryo kwizerwa, kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Mwebweho ntimuragera aho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha, kandi mwibagiwe
kwa guhugura kubabarirwa nk'abana ngo mwana wanjye ntugasuzugure igihano Uwiteka ahana, kandi ntugwe isari nagucyaha, kuko uwo Uwiteka akunze ari we ahana, kandi akubita ibiboko abo yemera bose ko ari abana be. Nimwihanganira ibihano muba mugaragaje ko muri abana b'Imana. Mbese ni mwana ki udahanwa na se? Ariko niba mudahanwa nk'abandi bose, noneho muba muri ibibyarwa mutari abana nyakuri. Ko dufite ba data batubyaye ku mubiri, bakaduhana natwe tukabubaha, ntidukwiriye kurushaho cyane kugandukira se w'imyuka tugahoraho? Kuko ba bandi baduhanaga iminsi mike nk'uko byari bibabereye byiza, naho uwo aduhanira kugira ngo bitubere ibyiza dusangire kwera kwe. Nta gihano kinezeza ukigihanwa, ahubwo kimutera umubabaro. Ariko rero hanyuma cyera imbuto zo gukiranuka, gihesha amahoro abamenyerejwe nacyo. Nuko mumanike amaboko atentebutse, mugorore amavi aremaye, kandi muharurire ibirenge byanyu inzira zigororotse, kugira ngo ikirenge gicumbagira kidakuka rwose, ahubwo gikire. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba Umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu, waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Umurongo wa 18, umutwe w'amagambo uravuga ngo itandukaniro ry'ubwami bw'Imana bwo mu isezerano rya kera n'ubwo mu isezerano rishya. Ntimwegereye wa musozi ubasha gukorwaho wakaga umuriro, cyangwa ngo mwegere igicu n'umwijima w'icuraburindi n'umuyaga w'ishuheri n'ijwi ry'impanda n'iry'amagambo, abaryumvise bakingingira kutongererwaho ijambo, kuko batashoboye kwihanganira ibyategetswe ngo naho yaba inyamaswa ikoze kuri uwo musozi bayicishe amabuye. Ibyo byose byari biteye ubwoba, nicyo cyatumye Mose avuga ati mfite ubwoba cyane ndahinda umushyitsi. Ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana ihoraho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika n'itorero ry'abana b'imfura banditse mu ijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imyuka y'abakiranutsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli. Mwirinde mutanga kumva iyo ivuga. Ubwo ba bandi batakize kuko banze kumva iyababuriye iri mu isi, nkanswe twebwe niba dutera umugongo ituburira iri mu ijuru. Ijwi ryayo ryateye isi igishyitsi icyo gihe, ariko none ubu irasezeranije iti hasigaye rimwe ngatera isi igishyitsi, ariko si yo yonyine ahubwo n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyezwa, kuko ari ibyaremwe, kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho. Nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana, kugira ngo dukorere Imana nk'uko ishaka, tuyubaha tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Abaheburayo ibice 13, dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo guhugura kutari kumwe.
mukomeze gukundana urukundo rwa kivandimwe, ntimukirengagize gucumbikira abashyitsi, kuko bamwe bacumbikiye abashyitsi bacumbikiye abamarayika batabizi. Mwibuke imbohe nk'ababohanywe nazo, mwibuke n'abagirirwa nabi, kuko namwe muri mu mubiri. Kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti, sinzagusiga na hato, kandi ntago nzaguhana na hato. Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti, Uwiteka ni umutabazi wanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki? Mwibuke ababayoboraga kera, bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, niko azahora iteka ryose. Ntimukayobywe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana, udakomezwa n'ibyo kurya, kuko abitaye kuri ibyo bitabagiriye umumaro. Dufite igicaniro icyo abakora umurimo wa rya hema badahawe uburenganzira bwo kuriraho, kuko intumbi z'amatungo izo umutambyi mukuru ajyana amaraso yazo ahera kuba impongano y'ibyaha, zitwikirirwa inyuma y'urugo. Nicyo cyatumye na Yesu ababarizwa inyuma y'irembo, kugira ngo yejeshe abantu amaraso ye. Nuko dusohoke tumusange inyuma y'urugo, twemeye gutukwa kubwe, kuko hano tudafite umudugudu uhoraho, ahubwo dushaka uzaza. Nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe, tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Mwumvire ababayobora, mubagandukire, kuko ari bo baba maso barinda imitima yanyu nk'abazabibazwa. Nuko rero mubumvire, kugira ngo babikore banezerewe kandi batagononwa, kuko kubikorana akagononwa kutagira icyo kumarira mwebwe. Mudusabire, kuko twiringiye yuko tudafite umutima wicira urubanza, tukaba dushaka kugira ingeso nziza muri byose. Kandi ndiyongeza kubahugura kudusabira, kugira ngo ntibutswe vuba kubagarurirwa. Nuko Imana Nyiramahoro yazuye umubatiza w'intama, ari we Mwami wacu Yesu, imuzurishije amaraso y'isezerano ry'iteka ryose, ibatunganye rwose mu byiza byose, kugira ngo mukore ibyo ishaka. Ikorera muri mwe ibishimwa imbere yayo ku Mwami Yesu Kristo, icyubahiro kibe icye iteka ryose. Amen. Bene data, ndabinginga kugira ngo mwihanganire uku guhugura kwanjye, kuko dore nkubandikiye mu magambo make. Ndababwira yuko mwene data Timoteyo yabohowe, naza vuba nzababona turi kumwe. Muntahirize ababayobora bose, muntahirize n'abera bose, abo muri Italiya barabatashya. Ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese. Amen.